Baden-Powell. Baden-Powell yashinze umuryango w'abaskuti ku isi hose. Ubusanzwe amazina ye ni Lieutenant General Stephenson Smith Baden-Powell. Mbere yitwaga Baron Baden-Powell. Wari umusirikare w'umwongereza mu mwaka w'1876 kugeza mu 1910. Lieutenant General Baden-Powell yavutse kuwa 22 Gashyantare 1857 ahitwa Paddington mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Yabaye umusirikare mu ngabo z'icyo gihugu kuva mu 1876 kugera mu 1910, aho yakunze gukorera ubutumwa bwe bwa gisirikare mu Buhinde no muri Afurika. Yapfuye tariki ya 8 Mutarama 1941 ku myaka 83, aguye Nyeri muri Kenya, aranahashyingurwa. Kuri ubu imva ye yagizwe hamwe mu hantu hakomeye hashobora gusurwa na ba mukerarugendo. Uretse kuba yari umusirikare, Baden-Powell yari n'umwanditsi w'ibitabo bitandukanye bijyanye n'uburyo urubyiruko rwaharaniraga amahoro. Yagiye kandi avuga amagambo akomeye ashishikariza abantu gukora ibikorwa by'urukundo no guharanira impinduka nziza. Hari aho yagize ati, burya mu buzima ikintu cya mbere cy'agaciro ni ukugeza bagenzi bawe ku byishimo cyangwa gushimisha bagenzi bawe. Baden-Powell yarongeye ashishikariza abantu gusiga inkuru nziza imusozi, agira ati, gerageza gusiga isi ari nziza kuruta uko wayisanze. Igihe uzapfa uzishimire ko utigeze utakaza igihe cyawe, ahubwo wakoze ibyo ushoboye byose. Andi magambo akomeye yavuze, hari aho yagize ati, ntitujya dutsindwa iyo twagerageje gukora ibyo dushinzwe, ahubwo dutsindwa iteka iyo twagerageje kubyihunza. Mu ibaruwa ye ya nyuma yandikiye abasikuti, Baden-Powell hari aho yagize ati, nagize ubuzima bwishimye cyane ku isi kandi ndifuriza buri wese muri mwe ko byamugendekera gutyo. Nemera ko Imana yadushyize muri iyi si nziza ngo twishime kandi twishimire ubuzima. Ibyishimo ntabwo bituruka mu bukire, guhirwa mu byo ukora cyangwa mu kunyurwa. Yakomeje agira ati, intambwe imwe iyobora ku byishimo ni ukuba muzima kandi ufite imbaraga. Niba uri umuhungu, kugira ngo ube ingirakamaro bityo uzashobore kwishimira ubuzima bwawe mu gihe uzaba wabaye umugabo. Baden-Powell yize amashuri yisumbuye ahitwa Rose Hill Schools, aho yiganaga n'umwe mu bavandimwe be yakundaga cyane witwaga Augustus, wapfuye nawe. Baden-Powell yabonye ibihembo bitandukanye aho yagiye yiga mu mashuri, ndetse yiga mu mashuri yisumbuye nibwo yatangiye kujya ahimba udukino dutandukanye, ndetse utwo dukino na n'ubu nitwo usanga ababarizwa muri uyu muryango w'abaskuti bifashisha umunsi ku munsi. Ndetse icyo gihe abana biganaga na Baden-Powell nabo bageze aho bakajya bakunda uyu mugabo bitewe n'utwo dukino yabigishaga tukabanezeza. Baden-Powell rero yatangiye uyu muryango w'abaskuti ku giti cye, ndetse anatangira kujya ahimba utwo dukino mu buryo butandukanye. Gusa mu 1908
nibwo uyu Baden-Powell yaje kwandika igitabo cyitwa Scouting for Boys, aho yari mu ishuri ryisumbuye ndetse aza no guhabwa ibihembo bitandukanye kubera iki gitabo. Nyuma rero mu mwaka w'1880 Baden-Powell yari yaragiye mu gisirikare cy'Ubwongereza, ariko yakoreraga mu gihugu cy'Ubuhinde. Nibwo yaje kongera yandika ikindi gitabo cyitwa Reconnaissance and Scouting. Ibindi bihugu Baden-Powell yabayemo ari umusirikare twavuga nka Afurika y'Epfo, aho yakomeje yamamaza uyu muryango we w'abaskuti. Umuntu yanavuga ko uyu muryango waje kugenda waguka ubwo yari umusirikare ugera ku isi yose.